Mwiriwe neza tubahaye ikaze ku Muhanda Academy. Tugiye gukosora nanone ikizamini cyakozwe uyu munsi. Ikintu usabwa ni ugushaka ikayi n'ikaramu wandikamo ikibazo ndetse n'igisubizo wahisemo kugira ngo ujye ugenda bikosora uze kwibuka kutubwira kuri 20 amanota ubonye kuri 20. Ese uramutse ari wowe wakoze iki kizamini wabonye amanota angahe? Niba ushaka kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se ukaba ushaka ko tugufatira kode yo gukoreraho ikizamini icyo ari cyo cyose, twandikire cyangwa se uduhamagare ni 0790 25 30 uze kwibuka kutubwira muri comments amanota ubonye kuri 20. Ese uramutse wowe wakoze iki kizamini wabonye amanota angahe? Nawe ubwa mbere ugeze hano kanda kuri subscribe kugira ngo amasomo yacu ajya kugerera ku gihe nidushyiraho isomo cyangwa se ikizamini cyakozwe uyu munsi ujye ubibona bitagusabye ko ushakisha, ndetse no kwa kundi ufungura YouTube yawe amasomo yacu ni yabanza. Wibuke gusharinga ikizamini kuri bagenzi bafite ikizamini vuba ngaha, ndetse wibuke no gukanda kuri like. Impamvu tuba tuje gukosora iki kizamini nuko ibibazo bibazwa bigenda bigaruka, no kuvuga ngo ikizamini cyakozwe uyu munsi birashoboka cyane ko bimwe mu bibazo babajije uyu munsi nawe bazabikubaza mu kizamini uzakora. Rero kosora natwe iki kizamini kugeza ku musozo. Ikibazo cya mbere cyabazaga ngo ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano y'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1. Ku migongo yabyo hose n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara, kandi ntibugire aho bwacitse bikomeye ku mpande zabyo, ariko ibyo ntibikurikizwa ku binyabiziga bikurikira: A. Ni ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenze umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha ahategamye. B. Ibinyabiziga bya polisi bijya ahatagera kuri kilometero 25 uvuye aho biba. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese muri ibi bisubizo uri kubona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ibiziga by'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri n'ibya velomoteri kimwe n'ibya rumoroki zabyo bigomba kuba byambaye inziga zihagwa zifite amano n'ubujyakuzimu butari munsi ya milimetero 1. Ku migongo yabyo hose n'ubudodo bwabyo ntibugire ahantu na hamwe bugaragara, kandi ntibugire aho bwacitse bikomeye mu mpande zabyo, ariko ibyo ntabwo bikurikizwa kuri ibi binyabiziga. Muri ibi ngibi twavuze hano hitamo hagati ya A, B, C ndetse na D, ubundi wandike igisubizo cyawe ku ruhande kugira ngo uze kubona uko bikosora. Igisubizo nyacyo ni A. Biriya ntabwo bireba ibinyabiziga bidapakiye kandi bitajya birenze umuvuduko wa kilometero 25 mu isaha. Igisubizo cy'ukuri ni A. Igisubizo cy'ukuri cyari A. Ikibazo cya kabiri: imodoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 3500. Umuvuduko ni A. kilometero 80 mu isaha. B. kilometero 70 mu isaha. C. kilometero 60 mu isaha. D. kilometero 50 mu isaha. Ese imodoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa se ariya mataxi voiture atwara abagenzi, aya mataxi voiture, izi modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa se amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 5000 ntabwo zigomba kurenza uwuhe muvuduko? Hitamo muri ibisubizo uko ari 4. Hitamo inyuguti ihwanye n'igisubizo ubona ari icyanyacyo. Igisubizo nyacyo kuri iki kibazo cya kabiri ni B. kilometero 70 mu isaha. Ni ukuvuga ngo izi modoka zikoreshwa nk'amavatiri y'ifasi cyangwa se amatagisi zifite uburemere bwemewe butarenga ibiro 3500. Umuvuduko wabyo ntabwo urenga kilometero 70 mu isaha. Ni ukuvuga ngo imivuduko y'ibinyabiziga ishyizweho ku buryo bukurikira: ahatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa w'ibinyabiziga ushyizweho ku buryo bukurikira. Tugira umuvuduko ikinyabiziga kitagomba kurenza mu nsisiro ndetse n'ahatari mu nsisiro. Iyo ari ahantu hatari mu nsisiro ni ahantu hatuwe cyangwa se hari amazu menshi. Ubwo ahantu hatari aho ngaho, ahantu hadatuwe hatari n'amazu menshi. Umuvuduko w'amapikipiki ni imodoka zifite uburemere ntarengwa bw'ibiro 3500. Umuvuduko ni kilometero 80 mu isaha, mu gihe amavatiri y'ifasi cyangwa se amatagisi afite uburemere ntarengwa bw'ibiro 3500. Umuvuduko ni hagati ya 70 na 75. Bashobora kubwira ko ari 70 cyangwa se 75, byose nibyo. Imodoka zifite uburemere ntarengwa bw'ibiro 12500 ni imodoka n'ibinyabiziga bitwarira abantu hamwe. Umuvuduko wabyo ni kilometero 60 mu isaha, ntabwo urenga. Iyo uri ahatari mu nsisiro
ibinyabiziga by'ubuhinzi umuvuduko wabyo ni kilometero 25 mu isaha, noneho iyo ari ibinyabiziga bikomatanye ni kilometero 50 mu isaha. Kuri velomoteri ho ni kilometero 50 mu isaha, ndetse hasigwa ubugari bwa metero imwe iyo umuyobozi anyuze ku nkomyi. Iyo bidashobotse umuyobozi agomba gukikira iyo nkomyi afite umuvuduko wa kilometero 5 mu isaha. Iyi ni imivuduko ahantu hatari mu nsisiro. None iyo tugeze mu nsisiro, imodoka zidashobora kurenza toni imwe, kimwe n'izitwara abantu hamwe, zo zigomba kugendera ku muvuduko wa kilometero 50 mu isaha, mu gihe ibindi binyabiziga byose iyo bigeze mu nsisiro bigomba kugendera ku muvuduko wa kilometero 40 mu isaha. Uku niko imivuduko y'ibinyabiziga ishyizweho haba mu nsisiro cyangwa se hatari mu nsisiro. Nizere ko ibindi bibazo bazakubaza ku mivuduko y'ibinyabiziga uzabitsinda bikoroheye. Twakomeje n'ikibazo cya gatatu. Iki cyapa gisobanura iki? Twitegereze neza icyo cyapa. Ni icyapa kibuza, gifite ishusho y'uruziga, kikagira umuzenguruko utukura, kikagira ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Ese iki cyapa gisobanura iki? A. Hanyurwa na velomoteri gusa. B. Nta modoka. C. Hanyurwa n'imodoka gusa. D. Ntihanyurwa n'amapikipiki. Ese uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona iki cyapa imbere yawe kikubwiye iki? Hitamo muri ibisubizo byose urebe igisubizo nyacyo. Kandi mu gusubiza ibyapa biba byiza kubanza ukamenya ubwoko bw'iki cyapa. Tugira ubwoko butanu bw'ibyapa: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka ndetse n'ibyapa ndanga. Ibyo cyangwa se ibyapa biyobora. Ni ibyapa ndanga cyangwa ibyapa biyobora. Nubwo n'ubwoko butanu bw'ibyapa. Buri byapa rero bigira ibi biranga, yaba ishusho, umuzenguruko, ubuso ndetse n'ibirango. Biba byiza rero kubanza ukiga neza ibyapa kugira ngo ikibazo cyose kibazwa ku cyapa ubashe kuba wagikora. Niba utariga ibyapa, nyandikira kuri WhatsApp cyangwa se rero kuri iyi channel yacu twakoreye video isobanura neza ibyapa. Igisubizo cyo kuri iki kibazo ni D. Ni ntihanyurwa n'amapikipiki. Niba ari icyapa kibuza, ni icyapa kibuza. Kiba kibuza iki rero? Kiba kibuza ikintu cyerekanwa n'ikimenyetso kiri muri icyo cyapa. Niba harimo amapikipiki, ubwo kirabuza amapikipiki kuhanyura. Igisubizo cyo kuri kikaba ari D. Ikibazo cya kane. Icyapa kivuga ko hatanyurwa n'ibinyamitende gifite ubuso: A. Bw'ibara ry'umukara, B. Bw'ibara ry'ubururu, C. Bw'ibara ry'umutuku, D. Bw'ibara ry'umweru. Hari icyapa kivuga ko hatanyurwa n'ibinyamitende. Ibinyamitende ni ibinyabiziga byose bigenda hifashishijwe imbaraga z'umuntu. Ibyo binyabiziga nibyo twita ibinyamitende. Urugero ni igare. Ese icyapa kibuza ibinyamitende kuhanyura kiba gifite ubuso busa gute? Igisubizo nyacyo hano ni D. Ni ubuso bari ibara ry'umweru. Icyo cyapa kibuza ibinyamitende kuhanyura kiba gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, ari nacyo iki ngiki muri kureba kuri screen yanyu. Icyo ngicyo nicyo cyapa kibuza. Turi kubona ko ubuso, ibyapa byose bibuza bifite ishusho y'uruziga, bikagira umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru ndetse n'ibirango by'umukara. Nubona rero hano bari kubaza kimwe muri ibyo, uzamenye ko uzavuga kimwe muri ibyo ngibyo maze kuvuga. Twakomeje n'ikibazo cya gatanu. Birabujijwe gutwara ku ntebe z'ikinyabiziga umubare w'abantu urenze umubare wateganyijwe na A. Polisi y'igihugu, B. Uwayikoze, C. Umutwe wa polisi ushinzwe umutekano mu muhanda, D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese birabujijwe gutwara ku ntebe z'ikinyabiziga umubare w'abantu urenze umubare wateganyijwe nande? A. Wateganyijwe na polisi y'igihugu, B. Wateganyijwe n'uwayikoze, C. Wateganyijwe n'umutwe wa polisi ushinzwe umutekano mu muhanda, cyangwa igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo cy'iki kibazo cya gatanu nta kindi ni B. Ni uwayikoze. Ni ukuvuga ngo ubundi umuntu wakoze imodoka cyangwa se ikinyabiziga niwe ugena umubare w'abantu bazakicaramo. Birabujijwe rero gutwara ku ntebe z'ikinyabiziga umubare w'abantu urenze umubare wateganyijwe n'uwakoze icyo kinyabiziga. Igisubizo cyo kuri kikaba cyari B. Nizere kuri kugenda bikosora ikibazo ku kindi, ndetse uze kwibuka kutubwira muri comments amanota ubonye muri iki kizamini. Ikibazo cya gatandatu. Amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ibinyabiziga bikurikira bishobora kugira ihoni ridasanzwe ridahuye n'ibivuzwe haruguru. Ubundi itegeko riravuga ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ku binyabiziga tugiye kuvuga bishobora kugira byo
ijwi ridasanzwe ridahuye n'ibyo tumaze kuvuga. A ni ibinyabiziga ndakumirwa. B ni ibinyabiziga bikora ku mihanda. C ni ibinyabiziga bifite ubugari burenze metero 2 na santimetero 10. Cyangwa igisubizo ni D. A na B byombi ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igisubizo nyacyo ari ikihe? Igisubizo nyacyo cy'iki kibazo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ni ukuvuga ngo amahoni y'ibinyabiziga bigendeshwa na moteri agomba kohereza ijwi ry'injyana imwe rikomeza kandi ridacengera amatwi, ariko ntabwo bireba ibinyabiziga ndakumirwa ndetse n'ibinyabiziga bikora ku muhanda. Ibyo binyabiziga byombi bishobora kugira ijwi ridasanzwe, ihoni ridasanzwe ridahuye n'iryo tegeko, ridahuye n'ibyo tumaze kuvuga haruguru. Ariyo mpamvu tugomba gusubiza D ivuga ko A na B byombi ari byo. Uramutse usubije A gusa wabukishe, uramutse usubije B gusa wabukishe. Ugomba gusubiza D ivuga ko A ndetse na B byombi ari ibisubizo by'ukuri. Ugomba gusubiza D. Twakomeje n'ikibazo cya 7. Itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga rigomba kuba A umutuku, B umweru, C umuhondo, D umuhondo usa n'icunga rihishije. Hari itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga, itara rimurika kuri plaque. Ese iryo tara riba rifite irihe bara? Riba rifite ibara ry'umutuku, iyo ni A. Riba rifite ibara ry'umweru, iyo ni B. Riba rifite ibara ry'umuhondo, iyo ni C. Cyangwa se riba rifite ibara ry'umuhondo usa n'icunga rihishije. Urabona igisubizo nyacyo cy'iki kibazo cya 7 hano ari ikihe? Hitamo igisubizo ubona ari nyacyo ucyandike ku ruhande. Igisubizo nyacyo nta kindi hano ni B, ni umweru. Ni ukuvuga ngo itara ribonesha icyapa kiranga nimero z'ikinyabiziga rigomba kuba rifite ibara ry'umweru. Igisubizo cy'ukuri kikaba ari B, ni ibara ry'umweru. Ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cyerekeranye n'amategeko y'umuhanda ushobora kutwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri iyo nimero uri kuri screen yawe mu nguni y'ibumoso, ni 079 025 30 29. Twigisha amategeko y'umuhanda mu buryo bwihariye, twigishiriza online, ukajya gukora ikizamini ugatsinda. Tukwigisha mu gihe gito bidasabye ko uta akazi kawe ngo ujye mu ishuri wige. Niba nawe ukeneye kwiga amategeko yihariye mu buryo bwihariye mu gihe gito kandi ukajya gukora ikizamini ugatsinda bitagusabye ko uta akazi kawe ngo ujye mu ishuri wige, bitagusabye ko ureka ibyo wakoraga ngo ujye mu ishuri wige, twandikira cyangwa uduhamagare ni 079 025 30 29. Twakomeje n'ikibazo cya 8. Iyo imizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, ubugari bwayo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo mizigo ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, usibye mu nsisiro, ubugari bwayo bushobora kugera ku bipimo bikurikira: A metero 4, B metero 3 na santimetero 50, C metero 3, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo nyacyo cy'iki kibazo cya 8 ari ikihe? Hitamo igisubizo ubona ari cya nyacyo. Igisubizo cy'ukuri kuri iki kibazo cya 8 ni C, ni metero 3. Ni C, ni metero 3. Ni ukuvuga ngo iki? Ni ukuvuga ngo ubundi ubusanzwe iyi mizigo igizwe n'ibinyampeke, ikawa, amakara, ipambi idatonoye, ibishara, ibyatsi, ibishami cyangwa ubwatsi bw'amatungo bidahambiriye, uretse amapaki afunze, ubugari bw'iyo mizigo bushobora kugera kuri metero 2 na santimetero 75. Ariko iyo mizigo igizwe n'ibimaze kuvugwa haruguru kandi ikaba ijyanwa mu karere katarenga kilometero 25 uvuye aho yapakiriwe, ubugari bw'iyo mizigo bushobora kugera kuri metero 3 usibye mu nsisiro. Igisubizo cy'ukuri kikaba cyari C ivuga ko ari metero 3. Twakomeje n'ikibazo cya 9. Birabujijwe guhagarara igihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa. Birabujijwe guhagarika igihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa ibinyabiziga bikurikira. Nibi ibinyabiziga muri ibi ngibi tugiye kuvuga bibujijwe guhagarika igihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa. A ni rumoroki, B ni ibinyabiziga bifite moteri bitagishobora kugenda, C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese birabujijwe guhagarika igihe kirenze iminsi 7 bihe binyabiziga muri ibi ngibi uko ari bibiri? Ni rumoroki, iyo ni A. Ni ibinyabiziga bifite moteri bitagishobora kugenda, iyo ni B.
C, A ndetse na B byombi ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa D nta gisubizo nyacyo, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo cy'ukuri hano ni C ivuga ko A na B ari ibisubizo by'ukuri. Biriya binyabiziga byombi ko ari bibiri, rumoroki ndetse n'ibinyabiziga bifite moteri bitagishobora kugenda, birabujijwe kubihagarika ku nzira nyabagendwa igihe kirenze iminsi 7. Igisubizo nyacyo kikaba cyari C. Niba ukeneye kode, niba wumva witeguye kujya gukora ikizamini ukaba ukeneye kode, wifuza kode ya provisoire cyangwa se ya permis, twandikire ni 079 025 30 29. Uratwandikira cyangwa se ukaduhamagara tukagufatira kode y'igihe ushaka gukorera icyo ari cyo cyose, ndetse n'ahantu aho ariho hose ushaka gukorera. Nawe wifuza kwiga amategeko y'umuhanda, twandikire cyangwa duhamagare kuri iyo nimero. Twakomeje n'ikibazo cya 10. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira: A, amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, utugarurarumuri 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara akurikira: amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze. B, utugarurarumuri 2. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Urabona igisubizo cy'ukuri hano ari ikihe? Nkibutsa ko ibinyamitende 3 ni ibinyabiziga byose bifite moteri itarengeje ingufu za kaveya 15. Naho amatara ndangambere ni amatara y'ikinyabiziga akiranga akagaragaza ubugari bwacyo burewe imbere cyangwa se inyuma. Yari ndangambere ubwo ni amatara y'ikinyabiziga akiranga akanagaragaza ubugari bwacyo burewe imbere. Yari ndanganyuma ubwo agaragaza ubugari bwacyo burewe inyuma. Utugarurarumuri ni utuntu dushyirwa ku kinyabiziga tukaba dusubiza urumuri, ni utuntu turabagirana dusubiza urumuri ku kirwohereje. Ubwo urahita muri ibisubizo byose urebe igisubizo cya nyacyo. Igisubizo cya nyacyo ni C ivuga ko A na B byombi ari ibisubizo by'ukuri. Ubwo tugasubiza C. Uvuga ngo ibinyamitende 3 bifite moteri bigomba kugira amatara 2 ndangambere n'amatara 2 ndanganyuma yerekana ko ikinyabiziga gihagaze, ndetse bikagira n'utugarurarumuri 2. Ubwo ugasubiza C uvuga ko A ndetse na B byombi ari ibisubizo by'ukuri. Twakomeje n'ikibazo cya 11. Mu bimenyetso bimurika itara ry'icyatsi risobanura iki? Ugeze muri feruje ugasanga harimo itara ry'icyatsi bisobanuye iki? A, kwitegura kugenda. B, uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. C, hagarara niba inzira isohoka mu isangano ry'imihanda ifunze. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese ugeze muri feruje ugasanga harimo itara ry'icyatsi, ni iki wakora muri ibi ngibi? Hitamo igisubizo cyawe ubona ari icya nyacyo, uhitemo inyuguti ubona ihwanye n'igisubizo cyawe. Ujye wandika ku ruhande, wandika uti wenda ku kibazo cya mbere misemo A, urandika 1 akadomo A. Ku kibazo cya kabiri misemo B, 1 akadomo B. Noneho nituvuga igisubizo wikosore, wihe V cyangwa se wihe 0 ko wishe icyo kibazo. Igisubizo nyacyo hano ni B, ni uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Banga itara ry'icyatsi ni ikimenyetso, nicyo kimenyetso bavuga. Ubwo rero riguha uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso, riguha uburenganzira bwo kurirenga. Ubwo ufite uburenganzira bwo gutambuka. Mu gihe itara ritukura rirakubwira ngo wirenga kuri uwo murongo wo guhagararaho umwanya muto, birabujijwe kurenga umurongo wo guhagararaho umwanya muto. Mu gihe itara ry'umuhondo rivuga ngo birabujijwe kurenga umurongo wo guhagarara umwanya muto n'igihe uwo murongo udahari, icyo kimenyetso ubwacyo. Hano rero igisubizo cy'ukuri cyari B, ni uburenganzira bwo kurenga icyo kimenyetso. Ikibazo cya 12. Mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga binini: A, toni 24, B, toni 10, C, toni 16, D, toni 53. Ese mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga bine, ni ukuvuga ngo ni imitambiko 3, ni umutambiko 1, 2, 3 ariko ifungwaho ibiziga bine. Ubwo ni 2 ibumoso na 2 iburyo. Umutambiko ni cya cyuma gihuza ibiziga by'iburyo n'iby'ibumoso. Ubwo ni ari imitambiko ifungwaho ibiziga 3, ubwo ni imitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4.
ubwo ni imitambiko itatu, nibyo byuma bitatu, kimwe gifungwaho ibiziga bibiri iburyo n'ibumoso, bibiri. Ubwo rero mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa kuri buri mitambiko itatu ifungaho ibiziga bine ni toni zingahe? A ni toni 24, B ni toni 10, C ni toni 16, cyangwa igisubizo ni D ni toni 53. Igisubizo nyacyo cy'iki kibazo cya 12 ni A ni toni 24. Ni ukuvuga ngo kuri icyo kinyabiziga gifite iyo mitambiko itatu ifungwaho ibiziga bine, ni igisubizo cy'ukuri ni uburemere itagomba kurenza, icyo kinyabiziga kitagomba kurenza toni 24. Twakomeje n'ikibazo cya 13. Ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Muri ibi tugiye kuvuga ni iki ukeneye kugira ngo ubashe kujya gutwara ikinyabiziga mu muhanda? A. Uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rugifite agaciro. B. Ubwishingizi bw'ikinyabiziga bugifite agaciro. C. Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D. Ibisubizo byose nibyo. Ese muri ibi ngibi byose ni iki gikenewe kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda biteganywa n'itegeko? Igisubizo nyacyo nta kindi ni D. Biriya bisubizo byose nibyo. Ni ukuvuga ngo biriya bintu byose birakenewe kugira ngo ubashe gutwara ikinyabiziga mu muhanda. Ukeneye uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rugifite agaciro, ugakenera ubwishingizi bw'ikinyabiziga nabwo bugifite agaciro, ugakenera icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Muri make igisubizo ni D, ivuga ko biriya byose tuvuze haruguru ari ibisubizo nyabyo. Igisubizo cy'ukuri kikaba ari D. Nkwibutsa ko amanota fatizo ni amanota 12 kuri 20. Kugira ngo byitwe ko utsinze ugomba kuba ufite byibuze amanota 12 kuri 20. Ubwo rero biba byiza kugira ngo ukore uko ushoboye ubone ayo 12 kugira ngo provisoire yawe uyikuremo. Ibikoresho ngarurarumuri bishyirwa ku nkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda bishyirwaho ku buryo abagenzi babona gusa iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa ibisa n'icunga rihishije, naho ibumoso bwabo bakabona A. iby'ibara ry'icyatsi, B. iby'ibara ryera, C. iby'ibara ry'umuhondo, D. iby'ibara ry'ubururu. Ni ukuvuga ngo ibikoresho ngarurarumuri biriya bishyirwa ku nkombe z'inzira nyabagendwa biri no mu mujyi wa Kigali ku mihanda imwe n'imwe biriho ibikoresho ngarurarumuri, ni udutara tuba turi mu mpande z'umuhanda. Ibyo bikoresho ngarurarumuri rero bishyirwa ku mbago cyangwa se ku nkombe z'inzira nyabagendwa cyangwa z'umuhanda ku buryo abagenzi babona iburyo bwabo iby'ibara ritukura cyangwa se bikaba bisa n'icunga rihishije, naho ibumoso bagomba kuba babona iby'irihe bara muri aya mabara twabonye hano. Ese ni A ni iby'ibara ry'icyatsi, ese ni B ni iby'ibara ryera, ese ni C ni iby'ibara ry'umuhondo, cyangwa igisubizo ni D ni iby'ibara ry'ubururu. Igisubizo nyacyo cy'iki kibazo ni B ni iby'ibara ryera, ni iby'ibara ryera. Ni ukuvuga ngo ibyo ni byo bikoresho ngarurarumuri, two dutara tuba turi mu mpande tuba dushyizweho ku buryo iburyo ugomba kubona iby'ibara ritukura cyangwa se bisa n'icunga rihishije, mu gihe ibumoso ugomba kubona iby'ibara ryera. Urwo ni urugero nabahaga, ntabwo byubahirije ibyo ngibyo. Ariya matara, iri niyo foto nabashije kubona yerekana ibikoresho ngarurarumuri, nuko nagira ngo dusobanukirwe ibyo bikoresho ngarurarumuri ni ibihe, ariko amatara yo ntabwo byubahirije, bigomba kubahiriza ariya matara tumaze kuvuga haruguru. Ikibazo cya 15. Ku muyobozi w'ivatiri iki cyapa kivuze iki? Twitegereze neza muri iyo foto, harimo icyapa. Ese nk'umuyobozi w'ivatiri kiriya cyapa kikubwiye iki? A. Kirambuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. B. Nta burenganzira kimpa mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. C. Ntacyo bindebaho mu gihe bireba gusa izipima toni 5 no kurengaho. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kiriya cyapa kiri muri iyi foto nk'umuyobozi w'ivatiri kikubwiye iki? Ese ni A. Kirakubuza gutwara ku muvuduko utarengeje kilometero 5 mu isaha. Ese ni B. Nta burenganzira kiguha nk'umuyobozi w'ivatiri mu gihe gikurikizwa ku binyabiziga bifite hejuru ya toni 5. Ese ni C. Ntacyo bikureba wowe nk'umuyobozi w'ivatiri mu gihe bireba gusa imodoka zipima toni 5 no kurengaho. Cyangwa igisubizo ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Igisubizo nyacyo hano ni C. Wowe nk'umuyobozi w'ivatiri ntacyo bikurebaho kuko kiriya cyapa kireba gikurikizwa ibinyabiziga bipima toni 5 no kurengaho. Twitegereje neza iki cyapa ni icyapa kibuza iki? Kibuza ibinyabiziga bifite toni 5 kuhanyura.
ubwo rero kuko tuzi ko ivatiri iba ifite uburemere buri munsi ya toni 5 wowe nta kintu kurebaho, wowe wemerewe kuhanyura mu gihe imodoka zirengeje toni 5 arizo zibujijwe kuhanyura. Igisubizo cy'ukuri rero kigomba kuba ari C. Twakomeje n'ikibazo cya 16. Niba ufite ikibazo icyo ari cyo cyose cyerekeranye n'amategeko y'umuhanda twandikire cyangwa se duhamagare udusobanuze, nta kibazo. Niba nawe ukeneye kode yo gukora ikizamini icyo ari cyo cyose twandikire cyangwa se uduhamagare. Nawe ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwihariye bitagusabye ko utakazi kawe ngo ujye mu ishuri wige, bitagusabye ko ureka ibyo wakoraga ngo ujye mu ishuri wige, twandikire cyangwa se uduhamagare ni 079 025 30 29. Turakwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gito, mu buryo bwihariye, mu buryo bwiza bugufasha kugera ku ntsinzi kandi mu gihe gito. Ikibazo cya 16. Umwanya usigara hagati y'ibinyabiziga bibiri bihagaze, umwanya munini ku ruhande rumwe rw'umuhanda ubisikanirwamo kandi utuma hahita ibinyabiziga bibiri, ugomba kuba nibura A metero 5 mu nsisiro na metero 20 ahatari mu nsisiro, B metero 10 mu nsisiro na metero 15 ahatari mu nsisiro, C metero 15 mu nsisiro na metero 25 ahatari mu nsisiro, D metero 10 mu nsisiro na metero 20 ahatari mu nsisiro. Ese ibinyabiziga bibiri bihagaze ku ruhande, bihagaze iburyo bw'umuhanda bishoreranye, kimwe kiri imbere y'ikindi, bigomba gusiga intera ingana iki hagati yabyo? Ese bigomba gusigamo metero 5 iyo biri mu nsisiro na metero 20 hatari mu nsisiro, iyo ni A. Ese ni metero 10 mu nsisiro na metero 15 hatari mu nsisiro, iyo ni B. Ese ni metero 15 mu nsisiro na metero 25 hatari mu nsisiro, iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D, ni metero 10 mu nsisiro na metero 20 ahatari mu nsisiro. Igisubizo nyacyo ni A. Ni ukuvuga ibinyabiziga bibiri bihagaze ku nkombe y'umuhanda bisikanirwamo, iyo biri mu nsisiro ari bibiri biteganye, hagati yabyo bigomba gusigamo byibura metero 5. Mu nsisiro ni ahantu hatuwe, ahantu hari amazu menshi muri karitsiye. Noneho ahatari mu nsisiro ibyo binyabiziga bigomba gusigamo hagati yabyo metero 20. Igisubizo cy'ukuri kikaba ari A. Ikibazo cya 17. Itara ndanganyuma rigomba gushyirwa aha hakurikira. Ese itara ndanganyuma ni rya tara ry'ikinyabiziga rikiranga rikagaragaza ubugari bwacyo burebewe imbere cyangwa se burebewe inyuma. Ese rigomba gushyirwa hehe muri aha hakurikira? A. Ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga, B ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga, C ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, D ibisubizo byose ni ukuri. Ese itara ndanganyuma rigomba gushyirwaho muri aha hakurikira? Ni ku nguni y'iburyo y'ikinyabiziga, iyo ni A. Ni ku gice cy'inyuma ku kinyabiziga, iyo ni B. Ni ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, iyo ni C. Cyangwa ibisubizo byose ni ukuri. Igisubizo nyacyo nta kindi ni C, ni ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Ni ukuvuga ngo itara ndanganyuma rya tara ry'ikinyabiziga rikiranga rikagaragaza ubugari bwacyo burebewe inyuma rigomba gushyirwa ku nguni y'ibumoso y'ikinyabiziga, ahegereye inguni y'ibumoso y'ikinyabiziga. Igisubizo cy'ukuri kikaba cyari C. Niba utarakanda kuri subscribe yikandeho kugira ngo winjire mu muryango w'abatsinda. Iyo ukanze kuri subscribe bivuze iki? Bivuze ngo ibintu ndabyishimiye kubireba. Kwa kundi ukunda kureba ibintu runaka, iyo ufunguye YouTube yawe nibyo bibanza. Icyo gihe rero iyo ukanze kuri subscribe bigufasha ko amasomo dushyiraho uyabona ku gihe bitagusabye ko ushakisha, ndetse n'igihe dushyizeho isomo baguha notification ikubwira ko dushyizeho isomo ukabyiga bitagusabye ko ushakisha. Ikibazo cya 18. Iki cyapa gisobanura, twitegereze neza icyo cyapa, gifite ishusho ya mpande 3, kikagira umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iki cyapa ukibonye imbere yawe mu nzira nyabagendwa kikubwiye iki? A. Utubuye dutaruka mu muhanda. B. Umuhanda urimo amazi. C. Umuhanda unyerera. D, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Uri kugenda mu muhanda ubonye iki cyapa, ese ko ari icyapa kiburira, kikuburira iki? Kikuburira utubuye dutaruka mu muhanda, iyo ni A. Ni umuhanda urimo amazi, iyo ni B. Ni umuhanda unyerera, iyo ni C. Cyangwa igisubizo ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igisubizo nyacyo cy'iki kibazo cya 18 nta kindi ni A. Ni utubuye dutaruka mu muhanda. Kiriya cyapa ni icyapa kiburira, kikuburira ko
wegereye ahantu hari utubuye dutaruka mu muhanda. Ibyapa biburira n'ibyo gutambuka mbere biba bifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara. Iki rero cyakuriraga utubuye dutaruka mu muhanda. Bakomeje n'ikibazo cya 19. Ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda kw'ibinyabiziga bishyirwa iburyo bw'umuhanda, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso cyangwa hejuru y'umuhanda. A. Hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. B. Hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. C. Kugira ngo birusheho kugaragara neza. D. Ibisubizo byose ni ukuri. Ni ukuvuga ngo ubundi busanzwe ibimenyetso bimurika byerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda kw'ikinyabiziga bigomba gushyirwa iburyo bw'umuhanda. Ibimenyetso bimurika ubwo harimo za feruje, ariko bishobora no gushyirwa ibumoso. Bishyirwa ibumoso cyangwa se hejuru y'umuhanda hakurikijwe icyerekezo abagenzi bireba baganamo. Iyo ni A. Hakurikijwe icyo ibyo bimenyetso bigamije kwerekana. Iyo ni B. Kugira ngo birusheho kugaragara neza. Iyo ni C. Cyangwa wasubiza D ivuga ko ibi byose tumaze kuvuga haruguru ari ibisubizo nyabyo. Hitamo igisubizo ubona ari icy'ukuri. Igisubizo cy'ukuri ni C, ni ukugira ngo birusheho kugaragara neza. Impamvu ishobora gutuma bishyira ibumoso cyangwa se hejuru y'umuhanda ni ukugira ngo birusheho kugaragara neza. Ubundi itegeko rivuga ko bigomba kugira iburyo, bigomba kujya iburyo buri gihe, ariko hari igihe iburyo haba hatagaragara neza kandi mu by'ukuri bigomba kuba bigaragara neza. Ubwo rero bigomba icyo gihe iyo iburyo bidashoboka bishyirwa ibumoso kugira ngo birusheho kugaragara neza. Twakomeje n'ikibazo cya nyuma cyo cya 20. Niba utarakanda kuri subscribe yikandeho winjire umuryango w'abatsinda. Ikibazo cya 20. Icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangirira gukurikizwa kirangwa n'ibirango cyangwa se ibimenyetso by'amabara akurikira. A. Umweru n'umukara. B. Umweru n'umutuku. C. Umweru n'umuhondo. D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese icyapa cyerekana ahantu amategeko y'umuhanda urombereje ibice byinshi atangira gukurikizwa kirangwa n'ibihe birango cyangwa se n'ibihe bimenyetso muri aya mabara tugiye kuvuga? Aya mabara aranga icyo cyapa. A. Ni umweru n'umukara. B. Ni umweru n'umutuku. C. Ni umweru n'umuhondo. D. Muri ibi byose nta gisubizo nyacyo kirimo. Igisubizo cy'ukuri ni D. Nta gisubizo cy'ukuri. Dukurikije amabara iki cyapa kivuga muri biriya byose nta gisubizo cy'ukuri cyari kirimo. Iki nicyo cyapa batubwiraga cyerekana ahantu amategeko yo kugendera umuhanda urombereje w'ibice byinshi atangirira gukurikizwa. Impamvu duhisemo ko igisubizo ari D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ikosore. Nizere ko usoje kwikosora ibibazo 20. Amanota ni kuri 20. Tubwire muri comments amanota ubonye. Wowe ukeneye kode cyangwa se ukaba ushaka kwiga amategeko y'umuhanda mu buryo bwihariye bitagusabye guta akazi kawe cyangwa ngo ujye mu ishuri wige, turakwigisha amategeko y'umuhanda mu gihe gito kandi iyo ukora ikizamini utsinde. Twandikire cyangwa uduhamagare ni 079 025 30 kanda kuri subscribe ukande kuri like ndetse sharing iki kizamini kuri bagenzi bawe. Ibibazo dukosora buri munsi, amasomo dushyira kuri channel yagufasha kujya gukora ikizamini ugatsinda kandi mu gihe gito. Niyo mpamvu ukanda kuri subscribe, urayikinga, ukanashinga ikizamini mu rwego rwo kudushyigikira ndetse no kugira ngo amasomo dushyira kuri channel ujye yabonera ku gihe. Byose byadufasha twebwe ndetse nawe. Murakoze cyane rero, mugire ibihe byiza. Bafite ibizamini vuba ngaha, amahirwe masa.